ikintu nagaye mu barokore nuko satani avugana nawe ukamutega amatwi. Ikibabaje ni nawe usoza ikiganiro mwagiranye. Ni ukuvuga ngo tugeze mu ijuru ntabwo Imana yanyihakana kubera ko mfitanye isano n'umuhungu we. Amaraso. Haleluya. Dufitanye isano ishingiye ku maraso. Niyo ntabwo Imana yadukunze. Hari icyo bita adopte. Kwa adopte umuntu ni ukufata umwana utari wawe ukagenda ukamudekarira mu mategeko bakamuguha. Ntabwo Imana yanyadobuse kwanyadobta ngiye nisaba inguri. Reka da ngiye narabyawe. Ngiye nabyawe bwa kabiri. Haleluya. Nabyawe bwa kabiri. Niyo mpamvu mvuga ngo kuba icyo gihe cyose umwuka wera niwe waragijwe iki itorero kugeza ryari ntubimbaze. Niyo mpamvu ubukristo ntibushoboka iyo nta mwuka wera. Ntabwo bushoboka. Ukuntu Yesu yavuze ngo intama zanjye ndazizi nazo ziranze ngo azimpaye urusha bose iki amaboko tabasha kuzivuvunura hehe mu kiganza cyanjye. Ni gute wabura umuntu w'Imana kandi kagufata haraho utageze? Buriya mu Mana n'urugendo ukizwa ntago ari amateka, ukizwa n'urugendo. Ntabwo nshaka gutinda, ndashaka gusenga, ariko ndashaka kubabwira ngo ibintu byakunaniye reka mbivuge mu mazina yabyo. Niba hari umuntu ufite ikintu cyamunaniye ni ukuri wenyine, ariko iyo uza kuba warabanye n'umwuka wera ntibyari kukunanira. Ndakwereka ijambo. Baduhaye ikaze, ndavuga mu izina ry'abashyitsi, nubwo hari abashyitsi bose batabonye umwanya wo kuvugira hano, ariko turabashimiye ku ikaze mwaduhaye. Kuko rero mwarimu Kalisa yabivuze, mu kazi dukora bajya baduha konje imara iminsi 30. Ubwo rero nari nyimaze hano mu mujyi wa Kigali, bansaba ko twabana muri uyu mwanya wa gatatu. Murambaburira naje ntinze, ariko umwanya maze hano nsanze hari worship team kuvuza ijambo ry'Imana. Mwarimu yatugejejeho rivuga ko icyaha kibyara ikindi cyaha. Buri icyaha kimera nk'imvura, ahantu hatagwa imvura nyire ntabwo izahagwa. Ahantu nko mu butayu bwa Sahara n'ubundi butayu bwose mwumva nta mvura igihagwa. Ubwo nta mvura ihagwa nta n'indi izahagwa. Ariko mu ishyamba rya Nyungwe n'andi mashyamba amazone n'andi mashyamba manini akunda kubamo imvura nyinshi. Imvura rero iragenda, ibiti imvura yaguye mu kanya hari ukuntu yageze ku butaka ibyara evaporation, hanyuma ikazamuka ikagaruka. Niyo mpamvu bakangurira abantu gutera ibiti, nuko ahantu hose imvura igwa yongera kuhagwa. Icyaha nacyo rero kimera nk'imvura. Iyo umuntu akoze icyaha ntabwo kikuraho, gikomeza kugira ingaruka zacyo kugeza igihe uzakihanira. Niyo mpamvu njya ngira abantu inama, kandi namwe mwese murimo nanjye ndimo, ibyaha twakoze birahagije. Umwese uko hano mwakoze ibyaha, twese twakoze ibyaha, niko birivuga ngo twashyikira ubwiza bw'Imana. Iyo umaze gukizwa, umaze kumenya ukuri, hanyuma mu rugendo rwawe ukabona icyaha kijemo, hari igihe ujya kubona ukabona amayira y'ukuri yose arifunze, inzira zo kunyuramo zose ziranze, ugasanga hasigaye iy'icyaha yonyine ari ikinguye, ariyo ishoboka. Muri ubu buzima tubayemo usanga ubuzima buzingiye ku cyaha. Ugasanga hari n'abakubwira bati twese niko tubaho, ntabwo wakiranuka ngo ubishobore. Ugasanga abajyanama bavuga ati Imana yakubabariye n'ibyaha bya kera, kora n'ibindi. Amaraso ya Kristo arahagije, azakweza. Ariko iyo wamaze kumenya ukuri ugakora icyaha, ubura uko ukihana. Pawulo yandikiye Timoteyo mu Rwanda, mbere yamwandikiye ari gushima Imana 1:12, yaramubwiye ngo ndashimira umwami wacu Yesu Kristo wambashishije akangabira umurimo we, nubwo nabanje kuba umutukanyi, umunyarugomo n'urenganya. Imana yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji, ntaragira gute, ntarizera. Abantu twita ko ari abanyabyaha
mu buryo bw'Imana ibafata nk'abantu bafite ikintu batamenye. Umuntu witijije ni umuntu wagombye kubaza ikintu akaba atakimenye, yagombye kukimenya ariko bakamwitijije. Paulo aravuga ngo ibyaha nakoze ntarakizwa nabikoze mu bujiji. Imana yari ishinzwe kubimbabarira kuko nabikoze ntazi icyo ndi gukora. Niyo mpamvu igihe yahuraga na Yesu i Damasiko yaramubwiye ngo Sawuli Sawuli undenganyiriza iki? Yaramubwiye ngo ndenganya wowe urinde undenganya. Amuga ati ngiye nta muntu ndenganya, ndi mu kazi, ndavuye ku ishuri kwiga amategeko, ndangije bampa akazi ko kurwanya abayobe bitwa ngo naborokore badutse inaha, bavuga ngo Yesu ngo yaraje arapfa arazuka sinamuzi. Atubwo rero ngewe nta kosa mfite, ndi mu kazi nahawe. Yaramubwiye ngo urinde mwami undenganya. Amaze kumumenya, kumenya uwo yarenganyaga, yahise ashima Imana avuga ati ibyo nakoze byose ntaramenya ukuri, nabikoze ndi mu bujiji. Imana yagize gute? Yarabimbabariye. Abantu batazi Imana ariko abumvuga tagarabaza hano muri rusengero, niba abandi batazi ibintu tubamo. Wowe rero kuko wamaze ufiteho icyo bita nosiyo, ufiteho akantu, ntabwo wagombye gukora icyaha. Iyo bavuze gukora, ishinga gukora ni ugutegura ikintu ukagikora. Ushobora kugwa mu cyaha, ushobora kunyerera. Nkuko umushoferi utwaye imodoka ataza mu gitondo ngo agenda agiye kugonga umuntu, uve mu rugo uri bugonga umuntu. Nta muntu n'umwe uva mu rugo agiye kugonga, ariko dushobora kubona ukuntu wakoze impanuka itaguturutseho. Na polisi n'inzego zibishinzwe iyo zigiye kureba icyaha cyakozwe basanga utakigizemo uruhare. Ariko iyo wakoze ikintu utagizemo uruhare kirakubabaza ukanakikuraho vuba. Ariko ikintu wateguye ugashaka n'abazagufasha ukanacyishyurira, n'ubu wasanga arabicaye hano baza gukora icyaha dutashye, kavuga ati niba mu iteraniro tirisoza nka saa 10 duhure ku mugoroba uvuye mu kazi, tukamengiye mu gakinjiro hana amasengesho, nituvayo turakora icyaha dutashye. Abanyamadini niko bateye. Abanyamadini ibyo bagiye babikora. Babambye Yesu, bafashe Yesu kwa 4 nijoro, bamufashe basanga bagomba guca urubanza kana kajya mu nkiko nk'eshatu, barara bamucira imanza butaracya kugira ngo bigeze saa 12 isabato itangira yapfuye. Babona uko bajya gusenga bamwishe, basiga bamubambye bakajya guterana. Petero mu bice na bimwe byakoze n'umwa ngo baramufashe ngo arindirwa mu nzu y'imbohe ngo bazamwereke abayuda iminsi mikuru ishize bavuye muri Pentecote cyangwa muri za Pasika. Ati ngiye gukora repetition nivayo turabikora ntashye. Nose abantu bari gukora ibyaha hano mujya mumva bahagaritse uteza ko babikora badaterana, basi biteraniro se nikibasiyo. Ndashaka kubabwira ko rero icyaha umuntu yakoze yagiteguye akagikorera bije agashaka abamufasha kiramugora kucyatura no kukihana. Mwese rero muri amateraniro dushingiye ku butumwa twumvise, naye mvuga ngiye cyo nkuye mu bwo ngubwo niteke home. Inama natanga kayigera abantu mwese mwaje hano uko mungana, kandi turi abantu benshi. Mwibaze igihugu cy'u Rwanda gifite abantu bangana gutya badakora icyaha, gifite abagore bangana batya, abakobwa, abasore, abagabo. Murebe mbese igihugu cy'u Rwanda gifite abantu 3,000 bafashe umwanzuro wo kudakora icyaha. Bafata umwanzuro wabyo. Kuki mutinya kubivuga? Kuki mutinya kuvuga kutazakora icyaha? Iyo utinye kuvuga utazagikora ushyizeho rumu yo kuzagikora. Turebe ba Daniel Babuloni baravuze ngo bagambirira mu mutima kutazi yanduza. Ntabwo bari biyanduza, bagambiriye mu mutima kutaziyanduza. Uzi ko ushobora kuba umusore ukagambirira kutazasambana, ukavuga ati no ngenda nzasambana. Iyo rero umaze kubigambirira, umwuka wera aragufasha akanakwibutsa icyo wavuze, hakajyaho n'icyo bita discipline. No kuvuga ngo icyo wiyemeje ni gute nyine uzabigenza uti.
ugafata ingamba rero. Hari ibyaha bisaba kwirinda n'urubuto rw'umwuka. Iyo uvuze ngo ntabwo uzasambana biba bisaba ko wihata imbuto zo kwirinda. Abantu bose batirinda bazasambana. Abagore baraha mutirinda muzasambana, n'abakobwa muzasambana, n'abagabo muzasambana. Ntawo gusambana babisengera. Oya, gusambana baririnda gusa. Iyo usenze ntiwirinde usambana mu masengesho uyasambaniramo. Umuntu ushaka kwirinda amafaranga y'abandi ajya korera mu mucyo, uzane PS. Iyo ushaka rero kudakora icyaha urakirinda. Ikindi nabwira abarokore muri aha, nta mahirwe tugifite. Ntabwo uzakora icyaha, nta murokore n'umwe wamaze kumenya ukuri. Ukora icyaha ngo bimuhire niyo byatinda. Bamwe mwicaye hano muri no mu ngaruka z'ibyaha mwagiye mukora nk'uko babitubwiye, kandi bakubwiye ngo bikore, ngo n'abandi barabikora ngo bikore. Inama natanga kandi nta kizagutwara. Negashaka akazi uzakaveho. Aho gira ngo ukore icyaha ugume mu kazi uzatahe. Bose uzamubwira uti ndatashye, uzigendere. Nubona akazi uzagatakaza mu bugingo uzakaveho, ku bugingo buruta akazi, kandi Imana yagushakira kandi kazi. Ariko kugira ngo ubugingo bwawe burahenze, bwatumye Yesu apfa, kandi apfa wese. Yesu ntiyapfuye mu buryo bworoshye. Ntabwo ukwiye gukina n'ikintu wahawe rimwe kitazagaruka. Iyo ukinye n'icyaha rero ukuntu tungana dufashe icyemezo cyo kutakora icyaha twabishobora. Ndashaka kubabwira ko umuntu ashobora kubaho adakora icyaha. Ushobora kubaho udakora ibyaha, ukaba utari umunyabyaha, utari umukozi w'ibyaha. Birashoboka cyane. Uti kubera iki? Nuko ntabwo ibyaha wakora gukibikora, hari ibyo waretse. Kamaye nk'urugero, hari umuntu wakundaga inzoga cyane ku buryo yageze ku cyapa cyanditse kiriho ibirango bya Primus. Niho ngumvaga icyaka kimufashe ari icyapa cyonyine, icyaka kikamufata. Yanyweye inzoga kugeza ubwo n'icyapa kibonye icyaka cyamufataga. Yaje gukizwa rero, inyota y'icyaha iragenda. Mu bintu bimugerageza inzoga ntibamo. Dufite abantu bakize itabi. Abantu banywa itabi n'inzoga bavuga ko itabi rigoye kurireka kuruta inzoga. Inzoga yoroshye cyane, ariko Yesu afite imbaraga zo gutuma inyota y'itabi ishira, kandi hano murahari. Dufite abantu basambanaga ku buryo byari byarabaye nk'ubuzima, barakijwe barabireka. Icyo nshaka kubabwira ni iki: niba ibyaha hari ibyo waretse cyangwa se washoboye kureka, kandi nzi ko bihari, n'ibisigaye nabyo biranesheka. Amen. Ngo byarananiye, ngo byaranze, oya urabeshya. Ntabwo byakuraniye, hari n'ibindi washoboye. Ntabwo ugeze hano ufite urugamba warwanye, ufite ibintu wanesheje. Ibyo byaha nabyo bikwizengurukaho wabinesha, ukajya uvuga ngo oya, nta cyuba. Abantu nyine abantu baguseka, bakwita ikigoryi, kutazi ibigezweho, ko wigira nk'injiji, kutazi igihe kigeze. Ariko biravuga ngo yaciye ku munyabyaha ngo ameze nk'igiti kigaye, ngo hanyuma agarutse asanga aho cyari kiri ngo ntiwahamenya. Ni ukuri, umunyabyaha nge ntiyankanga. Amazina yose yaba afite, ibyo yaba atunze, uko yaba yitwa, n'imbaraga yaba afite, mbanzi ko abatuye mu manegeka. Abari mu manegeka, Bibiliya irabivuga muri Yeremiya 15:17. Haravuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamwindukira iki? Ibyiringiro. Ariko umuntu utiringira uwiringira abantu, cyakiringira ibintu, ngameze nk'igiti cy'inkokore ugituye mu butayu, bakavuga ngo icyiza ni cyiza kizamugeraho. Ndabinginga rero mwe mwaje muri amasengesho, ube mu buzima bwo kumenya kuvuga ngo icyaha oya, kandi ukabivuga bitaguteye isoni. Ukumva muri wowe ushobora kudakora icyaha, ushobora kutiba, ushobora kutabeshya, ushobora kudasambana, ushobora
niyo bikuje ukumva biraje muri byavuze ngo ingeso wa mubi yanyanduje ujye uzirimbura uzice. Siyo nyigisho y'uyu munsi Imana yampaye kubabwira, ariko narimo ninginga abantu mwese muri hano ngo mureke icyaha, kuko icyaha kirahenda. Kinahenda icyaha kirahenda no mu buryo busanzwe. Ukoze icyaha kukishura birahenda. Uzakireke rero, nta n'amahirwe uzagira mu cyaha. Niyo yaba ariyo nzira yonyine isigaye, icyaha uzakireke kandi uzabaho neza, uzarya mutuze, uzarya bityo uryame kare, ariko ntuzakora icyaha ngo ukire vuba. Ijambo tujya kuganiraho umwanya bampaye ni ijambo Umwuka Wera yampaye muri iyi minsi, byanditse mu rwandiko rwa kabiri yandikiye itorero ry'i Korinto. Ni Pawulo ndi kuvuga, ibice 13 umurongo wa 14. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ibice 13 umurongo waho wa 14. Urwandiko rwa kabiri intumwa Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, ibice 13 umurongo wa 14. Iri jambo wakwibaza ngo ese iri naryo riba mwiki? Reka turisome. Ni ijambo mwese muzi, wenda ntoruza aho ryanditse, ariko urarizi. Dore ukuntu rivuga. Mwahageze. Urwandiko rwa kabiri yandikiye itorero ry'i Korinto, 13:14 haranditse ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Mwahabonye namwe? Iri jambo riraremereye. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'iki rw'Imana no kubana n'iki n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Amen. Kasubiremo. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Amen. Byo tujye kuganiraho. Nuzasoma inzandiko nyinshi Pawulo yagiye yandika, iri jambo rikunda kugarukamo cyane. Ariko iyo ubonye iri jambo icyo rivuze umubano, uburyo tubana n'Imana, uburyo tubana na Yesu, n'uburyo tubana n'Umwuka Wera. Nicyo bivuze. Uburyo ubana n'Imana, uburyo ubana na Yesu, n'uburyo ubana n'Umwuka Wera. Kubera ko byafata umwanya munini, byafata nk'icyumweru cyose tuganira kuri uyu mubano, ndewe ngiye kuganira namwe hamwe n'Umwuka Wera ku mubano wacu n'Umwuka Wera. Kuko niko nasomye handitse ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana biba no kubana n'Umwuka Wera, no kubana n'Umwuka Wera, no kubana n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Amen. Kubana n'Umwuka Wera. Ngiye kubabwira akantu ka muzi kandi mufasheho gatekerezaho. Buriya gusenga, niba twaje gusenga ukaba uri hano waje gusenga, cyangwa se ukaba ujya usenga, gusenga niba ari ugusaba nk'uko dukunze kubivuga, umuntu mubanye nabi kumusaba birakugora. Ngiye kwa akagero koroshye mu matelefone yanyu mwese. Iyo umuntu aguhamagaye mutaziranye, wasohoka mwiteraniro nkumuzi, ubonye gusa guhamagaye, kuko utaziranye nawe nta message aguhaye ngaraguhamagaye gusa. Uravuga uti uyu muntu iyo utari nk'umucuruzi wavuga ati wenda wasanga ari umukiriya wanjye, ariko mutaziranye utanditse wawe mu telefone yawe ntago wamwitaba ufite umwanya, ko nibyankuraho nicaye ngiye kwitaba umuntu ntazi. Ariko umuntu nziranye nawe iyo amamagaye nkisoma izina rye bitanibuka uko tuziranye nawe, kavuga nti umuntu cyanshakira ndakizi cyangwa ndagikeka. Iyo rero ugiye gusaba umuntu mutaziranye
cyangwa mubana nabi, birakuvuna 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 birakuvuna. Icyambere uramuhamagara ukamwibwira, ngo ngiye ngo nitwa nyanaka, ngo none ngo uranshakira iki niki, ngo nifuza ko kuvugana namwe, ngo ariko si kuri telefone, ngo kize tubonanye. Kubera iki? Kuki hari muri protocol ngana gutyo? Ntimuziranye. Ariko njye umuntu nziranye nawe, nuziranye nawe shokoreza message nkuvuga nti ewa mfite akabazo pe, nkakwandikira message kubera umubano wanjye nawe ukansubiza bitagoye, kubera ko umubano wanjye urubakitse. Abantu benshi rero babanye nabi n'Imana, babanye nabi na Yesu. Ariko reka nivugire ku Mwuka Wera, reka nivugire ku Mwuka Wera. Kuki numva navuga ku Mwuka Wera? Ndababwira impamvu. Iyo urebye amateka yo kubana n'umuntu n'Imana ukajya mu itangiriro, usanga ibintu byose Imana yaremaga kuva ku munsi wa mbere hari Imana Papa, hakaba n'umuhungu wayo Yesu, hakaba n'Umwuka Wera. Urabibona kuko niyo usomye muri Yohana igice cya 1 haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yari Imana, yahoze ari Imana, ngo nta na kimwe kitaremwe nawe, ngo ibyare ngo Yesu ni wabiremye. Ugasanga mu kuremwa Imana irahari, Yesu arahari n'Umwuka Wera. Ariko icyo bita porte parole ni uvuga, nuri kuvuga muri batatu, muri iyo trinite, muri ubwo butatu bw'Imana bwa Yesu n'Umwuka. Iyo bari mu kuvuga ubona hari uri kuvuga cyane kuruta undi. Uti gute? Ubona misoro rya kera tubona mw'Imana ivuga cyane, Umwuka Wera akaba arahari yego, ukabonamo na Yesu arahari yitwa irindi zina. Umwuka w'Imana akajya ku bantu bake abo yita ngo yabahanzeho, ari ukabona Imana ihamagara Aburahamu, Imana ihamagara Mose, Imana ihamagara Samweli. Yesu ko atavugwa muri Ancien Testament, suko adahari se arahari. Ariko ugasanga Imana niri kuvuga cyane muri ubwo butatu bwayo. Ngiye mbyita famille, ngiye mfata ubutatu bw'Imana nkabwita famille, umuryango w'Imana. Muri famille y'Imana ubona hari igihe Imana yabari iri kuvuga cyane, Yesu ahari n'Umwuka ahari. Yesu akitwa ngo marayika w'Uwiteka, Umwuka w'Imana akaza ku bantu, ariko ukabona Imana iravuga cyane. Igihe kiragera rero ya famille yohereza mu mugambi wo kuducungura, yohereza umwana, umuhungu wayo. Iramubwira tumva rero ngewe sinjyayo, jyayo kandi wihindura umuntu kugira ngo ubashe gucungura abantu se nkabo ubane nabo. Muzi ko yaje rero, ubu ndi kuvuga yaraje. Nyiri isambu, nyiri itorero mucyayemo, uyu waduhamagaye yaje naho. Aza asa nkatwe, ameze nkatwe, abyarwa na Mariya. Bibiliya iravuga ngo igihe gisohoye Imana yohereza umwana wayo. Urumva bihindutse no kohereza umwana. Igihe gisohoye Imana yohereza umwana wayo, abaraje. Amara imyaka 30 ari mu buzima busanzwe kugira ngo yuzuze acungura abantu. Itatu ya nyuma ayikora, ayimara avuga ubutumwa, avuga icyamuzanye n'ikigenderewe. Arangije imyaka 3 ishize yivuga butumwa ngo yarapfuye arazutse, ahamagara intumwa ze bahorera Galilaya arabasezera. Wakwibaza waragiye he? Uko agiye se tuzabumenya dute twebwe abasigaye babayoboke be? Turaza kumenya umugabo gute? N'intumwa ze nazo arazibwiye ati nukuri sinzasangira namwe vino kereka duhuriye mu bwami. Batise udusigiye iki? Udusigiye nde? Arababwira ati nukuri mu kanya gato ati muzongera mu mbone, tukubona gute se kugiye? Arababwira ngo nzaboherereza Umwuka Wera. Mwabyumvise ko bihindutse noneho? Nukuva kuva Yesu yagenda kugeza none, uwasigaranye imirimo y'Imana na Yesu, uwasigaranye uyu murimo ni Umwuka Wera. Iyo abantu bazimije Umwuka Wera, bakirukana Umwuka Wera, babirukanye Imana n'umuhungu wayo. Ntabwo wakwirukana umwuka ngo uvuge ngo Imana irahari. Muri byavuze ngo ubwo Umwuka azabazaho muzahere ko mumenye ko nicira nande namwe. Noneho turi gusenga turabivanga, kubera ko Imana n'umuhungu wayo n'Umwuka Wera batajya barwana, ntago bagira intambara.
z'icyubahiro, amaprotokole murabone ko yamaze abantu. Nta na rimwe hari gishobora gusenga ukabicurika ukavuga ngo ndagushima mwuka wera ko waducunguye, ndagushima Yesu ko waturemye, ndagushima nawe Mana ko watuzukiye. Urumva ibintu uvuze? Reba ibintu uvuze ukuntu bimeze. Ariko impamvu bitaza kubamo intambara nuko mukuremwa umwuka yarahari. Urabicuritse ariko umwuka mukuremwa yarahari. Urongeye ate kandi ndagushimira Mana ko wapfuye. Mu by'ukuri Yesu yapfuye ariko n'Imana yinduye umuntu. Ntabwo uri kure cyane ugucuritse nta wakurenganya. Uti nawe Mana warazutse. Niyo mpamvu Yesu ajya mu ijuru baramubwiye bateka ibyo bintu byawe ngo Imana ngo umuhungu ngo umwuka watweretse Imana gusa yonyine uratujijisha biravanze ukuntu. Twereke papa urekeraho. Yavuze ngo iki? Umbonye ababonye nde? Data. Ambonye data. Twebwe rero abo mu gihe cya none kuva Yesu yagenda abantu icyo twasigaranye, icyo umwuka yahawe, hari icyo bita pouvoir absolu, nuvuga ngo yahawe ububasha bwose n'umwuka wera. Kamvuge ku mwuka wera rero. Noneho mbabwire ko dukwiye, dusabwa, dutegetswe kubana n'umwuka wera. Niyo mpamvu twasoma ijambo rivuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese. Amen. Kuki bavuze ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo? Ubuntu ni igiki? Ubuntu bw'Imana buri mwiki? Ubuntu bw'Imana bamwe ibintu bitatu. Icyambere ni ikintu Imana yaduhaye tudakwiye. Ubuntu bwa Yesu Kristo, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ni ikintu twahawe tudakwiye. Muri byavuze ngo suko nari mwiza habe namba. Ntago ndi muyizi. N'ubuntu gusa yangiriye. Byavuye se kuki? Byavuye gushaka kwiki? Kw'Imana yonyine. N'ubuntu ikintu tudakwiye. Icya kabiri, ubuntu bw'Imana tutabasha kwishyura. Tutabasha kwishyura. Nta muntu n'umwe, nta maturo watanga, nta kintu wakora kugira ngo nibura ugerageze kwishyura ubuntu Imana yakugiriye. Icya gatatu, si igihembo, ntago ari saleri. Abantu twebwe kubera ko tumaze iminsi mu rusengero tujya dutekereza ko Imana yadukunze tumaze kubatizwa. Nyine hari igihe umuntu atinze mu rusengero akamara imyaka 50 atekereza ko Imana yamukunze aba muri korari imukunda afata igaburo ryera, kandi akirengagiza ukuri kwanditse muri Yohana 3:13 bavuga ngo kuko Imana yakunze abari misi cyane. Abari misi yabakunze ryari? Yabakunze babatije, bakijijwe, basenga. Kuko Imana yakunze abari misi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ikibazo, Imana yadukunze ryari? Kuko Imana yakunze abari misi cyane. Imana yagukunze utazi gusenga, ukunda utaza urusengero ruri, igukunda utaravuka. Twagiye kwibona dusanga tuvukiye mu rukundo rw'Imana. Ibyo muri byavuze ngo kubimenya. Hari ibintu umuntu amenya. Haleluya. Kubimenya ni byiza rwose. Nduwa Yesu si shidikanya, ushobora byose arandinda, kimwizeye nta wamunyaga. Amen.
nisanze mu rukundo rwawe wambereye uburuhukiro ubuntu bwawe bumpagije ndi kumwe nawe ndaruse. Ngo yisanze hehe? Yisanzemo. Nge nisanzemo. Izi kwisanga ahantu Imana yagukunze utakijijwe, yagukunze utabatije. Niyo mpamvu iri gusenga ngo niba Imana inkunda ngo ngewe uri umusazi. Niba nagukunda yagukunze utazi kubivuga, utagira Bibiliya, utazi gusoma indirimbo zo mu gushimisha n'izo mu gakiza, ubwo se irakwanga none? Nisanze mu rukundo rwawe wambereye uburuhukiro ubuntu bwawe bumpagije ndi kumwe nawe ndaruhutse. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, haleluya. Ubuntu bw'Imana rero ni ikintu utasabye, amena, utakwishyura. Noneho si saleri nicyo umushahara ni contrepartie. Umushahara ni ikiguzi cy'akazi. Ntabwo twabanje gukora kugira ngo dukizwe. Ntabwo umuntu wagiriwe ari saleri murayizi. Iyo umuntu yakoze ntumuhembe, hari itegeko ry'umurimo rimurengera, harimo na konje. Ngiye kuba bambaye konje ntago ari ukunkunda. Ngiye kuba bambaye konje ntago ari urukundo bankunze. Kareka ugize n'urukundo bankunze nibibeshye bayinyime. Ngiye nibibeshye bayinyime gusa birebere. Ngiye mfite kontra y'akazi, none ndakoze unyimye konje. Aho kugira ngo bayinyime bambira ati kuyijyamo, noneho basi nushaka kujuza mu kazi ariko ufite urwandiko, kuko nazakurega kandi wazanyishyura. Umukozi wese ukora ufite kontra afite iminsi ye yemerewe. Ni uburenganzira bwanjye kujya muri konje rero. Si impuhwe bangirira, ni uburenganzira bwanjye. Noneho rero agakiza ko si uburenganzira bwawe. Reka ntiwabanje kuririmba. Ndagira ngo mbwira abantu, ntabwo wabanje kuririmba ngo ubanze gusenga noneho ngo ivuge ngo yo ngasenze neza we ngararimbye we ngaririje ngo kama agakiza. Reka wisanze ariko byagenze. Haleluya. Umuririmbyi yavuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga hehe muri nge. Ni umunsi ntazibagirwa. None mu magana menshi y'abanyabyaha, ngo mu amagana muzi icyo bivuze? Ni abantu innombrable, abantu batabarika. Mu magana menshi y'abanyabyaha uwo mwami yagize gute? Yantorangijemo ngo mbiki mbishutiye. Mukwiye kumenya amagambo mubwira Satani. Ikintu nagaye mu barokore nuko Satani avugana nawe ukamutega amatwi. Ikibabaje inawe usoza ikiganiro mwagiranye, Satani avugana namwe. Ikibabaje nuko ikiganiro gisozwa nande? Na Satani. Urebye ibintu abantu abarokore bemera bya Satani, ibyi Satani akavugana nawe nijoro. Ubaharaye bavugana, hana bavugana wo mu rusengero bicaye hano tukaba turi gusenga tuvuga Imana. Satani yafunguye yamushyizemo amayekuteri yo kuvuga dayimoni. Ugasanga n'abitwa abanyamwuka ngo n'abanyamasengesho ngo n'abajya mu myobo n'abasenga, ugasanga ikintu bakuyeyo ngo Satani ngarakwanga. Tekereza ugakubwiye iki? Satani arakwanga. Ubwo muri make mbwira ikintu kirimo. Ubwo ikintu akubwiye aravuze ngo genda wiyunge nawe ngo mubane neza kuko ngarakwanga. Satani kunyanga murumva ari ubutumwa ubwo.
nyine ubwo nari ntegereje ko ngo wagiye mu nama y'ikuzimu ngo ugezeyo baragutumira ngo usanga abantu satani ngaranyanga nyine waruje ngo umbwire ko dukundana ko satani ajya avuga mukamutega amatwi kugeza igihe ari gusoza ikiganiro mwagiranye. Muzasome abantu benshi barwanye na satani. Ugomba kuba ari wowe uvuga ijambo rya nyuma. Uzirinde ko abadayimoni, amateka, karande, ibyo abantu bavuga ari byo biyobora ubuzima bwawe. Ujye bifata byose ubizingazinge. Haleluya. Hari agatabo k'umugenzi niba muzagasoma simbizi cyangwa Imana gasomye, Mukristo ahura na satani muri urwo rugendo yaramucyuriye. Yaramubwiye ati nukuri ijuru ntaryo uzajyamo. Ijuru ntaryo uzajyamo. Yavuze byinshi kamvuge nka ibintu yakotinze kamvuge nka bitatu. Yaramubwiye ati uri umwirasi. Mu magambo uvuga ujya wiyemera. Burya barokore bariyemera. Iyo umurokore ari mu mwuka ariyemera. Umurokore wese uri mu bihe byiza yiyemera kuri satani akaba ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Kugirya amasize nyinshi ndamahoro. Naho ndiho naho napfa nzokundwa n'iki ngo byose bizambera byiza no mu byago nzaririmba. Haleluya. Umurokore wese uri mu bihe byiza arirata. Anyurura mbabaye ankiza amakuba amaganya yanjya yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zombi ntazansiga nk'imfubyi ntazambemukira mporambeshwa hono kwizera gusa ubwamutesheje ingabo ntacyo gitinya pe aya ntungisha amanu yo. Abarokore bose iyo bari mu mwuka bafata ibibazo bikajya munsi y'ibirenge bakabiririmba hejuru. Satani ati ntabwo uzajya mu ijuru mu magambo yawe urirata. Kamira abarokore mukwiye kwirata. Turabyemerewe. Dufite itegeko ritwemerera kwirata. Ibyo tuvuga nibyo. Ntabwo tubeshyera Imana. Agakiza dufite dukwiye kukirata tukakabwira n'abatakazi tutitaye ku ngaruka bitugiraho kuko ibyo tuvuga byarishyuwe. Amen. Arongera ati kandi cya kabiri wigeze uca mu isayo gahinda gasaze kandi harimo amabuye ariyo masezerano uragenda urashayagurika ugakubitamo hano kandi hari ahantu abagenzi bakandagira ntiwahareba ahubwo wisiga imyanda yo mu isayo. Satani ntiyabeshyaga byamubayeho. Ikindi wageze ahantu intare ziziritse zirimo ibiziriko urangije ugira ubwoba kandi abanyabwoba n'abatizera ntibazagira mu ijuru. Arongera atuherutse kugira ibihe byiza urasinzira utumuzingo w'igitabo. Atubundi wararwanye utandukana n'ingota yawe. Atubigeze uhura n'umuntu arakuyobya uca ku musozi biruhanya ushaka kwirwanaho ngo ikoreho umutwaro. Kavuga ijambo mukwiye kujya muvuga. Yaramuvuze ngo ibyo uvuze n'ibindi utavuze narabikoze ariko umwami wanjye yabimbabariye byose. Mujye mwirinda ko satani avuga akarusoza ikiganiro. Nakuganiriza ujye ushaka ijambo rimubwira ngo ibyo uvuze n'ibyo utavuze narabikoze ariko abimbabariye ari bingahe. Amen. Ubuntu bw'Imana rero. Haleluya. Buduhesha kubwira satani ko nubwo ari twagiye tugwagwana ariko umwami nyir'igihugu aradukunda kandi afite isabune yo kutwuhagira, afite amaraso yo kutwuhagira. Arongera arongo n'urukundo rw'Imana. Ndi muri rya jambo urukundo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana. Urukundo y'abantu bavuga urukundo
bagerageza kureba ikintu gishobora kubyara urukundo, bakavuga bati hari urukundo rushingiye ku bantu bavukana. Umuntu muvukana nta mahitamo ufite, niyo umwanze abantu bakwibaza batiza ko bavindimwe barafiki. Urukundo rw'abavandimwe rubaho rudaterwa n'ikindi, ruterwa nuko musagiye amaraso. Habaho urundi rukundo bakavuga ngo hari urukundo ruterwa n'ibintu, ikintu umuntu yakumariye umuntu agufiteho inyungu ukamukundira ikintu akumariye, nabyo bibaho. Habaho n'urukundo wa gatatu bavuga urukundo umuntu akunda umuntu nta kintu agutezeho, nta n'ikindi kintu kindi agutegerejeho, agukunda gusa nk'uko Imana idukunda. Izo nkuru zose rero Imana zidukunda zose uko zingana, izo dukunda zose, idukunda urukundo dufitanye isano rwo mu maraso. Buriya ndashaka kubabwira ko tuvukana na Yesu, kuko abantu bavukana, ikintu cyerekana ko bavukana bapima amaraso. Amaraso ya Yesu abantu bajya bumva gusa ngo yarapfuye, ariko buriya ari amaraso ni isano. Ni isano. Nta mugore ubyara ngo amaraso abure kuva. N'uwabazwe nawe arava. Kuvuka kw'itorero abavutse mu maraso ya Kristo harimo isano. Nukuvuga ngo tugeze mu ijuru ntabwo Imana yanyihakana kubera ko mfitanye isano n'umuhungu we. Amaraso. Haleluya! Dufitanye isano ishingiye ku maraso. Niyo ntabwo Imana yadukunze, hari icyo bita adopte. Kwa adopte umuntu ni ukufata umwana utari uwawe ukagenda ukamudekarira mu mategeko bakamuguha. Ntabwo Imana yanyadopse, kwanyadopta ngiye nisaba inguri. Reka da, ngiye narabyawe bwa kabiri. Haleluya! Nabyawe bwa kabiri. Niyo mpamvu vuga ngo nabaye nouvelle créature, icyaremwe gishya. Burya Yesu arimo abambwa akubitwa yari kugise Getsemani ameze nk'umudamu, n'ubundi abadamu benshi bajya kubise nijoro, na Yesu yari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye. Igihe yapfaga rero amaraso akavamwe mu gahanga, andi mu kuboko kw'ibumoso, andi mu kw'iburyo, andi mu rubavu, andi hano mu birenge, andi handi hose hasigaye, nari muvuka. Isano dufitanye n'iy'amaraso, n'isano y'amaraso. Ntabwo Imana agiye kungura mu isoko njyewe yancunguje ayo maraso, ndaguzwe n'amaraso. Agaciro kanjye kabarwa hehe? Mu maraso ya Kristo. Impamvu duhenda nuko byajemo n'iki? N'amaraso. Dufitanye isano rero. Amen. Urundi rukundo Imana idukunda urukundo rwa rundi rw'ubumana, nta kintu twayihaye, nta nicyo tuzayishyura, urwo nabyo yarudukunze. Idukunda urukundo rwose rushoboka. Imana yarudukunze. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana bibane namwe mwese. Ariko reka mujye ku kagatatu, mfite iminota bampaye, no kubana. Ngiye kuvuga ku Mwuka Wera. Ibyo bibiri ndabiretse, no kubana n'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwo wasigaranye igice kinini cy'ubuzima bw'itorero. Umwuka Wera, abahanga babara imibare bakoresha imibare ya Bibiliya. Hari imibare scientifique, imibare y'abahanga batemera Bibiliya, bafite imibare babara isi maze. Ariko abahanga bakoresha Bibiliya bavuga ko isi imaze imyaka 6,000 n'imyaka 25. Ni isi maze. Bayibara bate rero? Batangirira ku gihe Imana yaremaga bakageza kuri Aburahamu, bagasanga n'imyaka 1000 bingahe? 2. Bakabona biruzuye kuva Aburahamu arema, kuva Imana ihamagara kugeza kuri Aburahamu. Bava kuri Aburahamu kugeza Yesu avuka bagasanga n'ibindi 2. Ubwo ni imibare iteranyije yo muri Bibiliya bikayibaye 4. Kuva Yesu, kuva ubukristo bubaho. Niyo mpamvu yabango avant Jésus Christ après Jésus, kuko ivuka rya Yesu bajya kubarura abana be Betelehemu, reference y'amatariki tugiye kubara bavuga ngo before cyangwa after, imbere y'ivuka rya Yesu, nyuma y'ivuka rya Yesu. Babara ko nyuma y'ivuka rya Yesu isi maze imyaka 2025. Kuba icyo gihe cyose
umwuka wera niwe waragijwe iki itorero kugeza ryari ntubimbaze. niyo mpamvu ubukristo ntibushoboka iyo nta mwuka wera, ntabwo bushoboka. Ubukristo burakomeye. Ubukristo ntabwo ari idini, ubukristo ni ubuzima. Ubukristo naze murabona zino ndabyo urebye ukuntu zisa, urabona n'abashinwa bazikoze, niba simzi niba ari, ariko izi ntabwo zigira ubuzima. Izi ngizi ntizibabara, ntizuma, niyo zashyira ku zuba nta nuko zihora zimeze, ntizigira ubuzima. Rero idini rero nuko rimera. Idini rigira ibintu bimeze gutya, bidahumeka, kijya kadahumeka, bisa neza cyane, bidekoye nuko bimera. Ariko ubukristo bwo bijya gusa nk'ibi, ariko biteye mu butaka, bivomerwa, byuhirwa, bifumbirwa, bijya gusa nkabyo, ariko byo biravomerwa, biruhirwa, rimwe na rimwe izuba rivuye biraraba, ubundi bigahembuka, bikera imbuto. Ubukristo n'ubuzima. Kubera ko ubuzima bugora, iyo nta mwuka wera ubukristo ntibushoboka. Niyo mpamvu Yesu yagiye kujya mu ijuru, aravuga ati ikigira icyo kibamarira, icyagira icyo kibamarira nuko ngenda. Bati se kuki wumva kugenda bifite akamaro? Ati nuko ningenda nzabohereza undi mufasha. Umva kandi ukeza wo kubana namwe ibihe. Buriya kamabwira barokore, twahawe umwuka wera wo kubana natwe n'ibintu bitatu. Ibihe bingahe? Ku bantu bangahe? Ahantu hehe? Mu bintu bingahe? Byose. Yesu siko yari ameze akiri mu isi. Yesu akiri mu isi acyambaye umubiri, yo yabaga ari i Nazareti, ntiyabaga ari Kaperinawumu. Impamvu uzasanga mu bice bene muri Luka ngo bagiye kumushaka basanga inzu yuzuye, sitadire ko atari aho bari bari. Kugira ngo Yesu adukwire rero, hari umuntu wigeze avuga ngo umwuka wera ngo nundi Yesu ukwiriye hose. Yaravuze ngo umwuka wera ngo ni Yesu, ahubwo ngo buryo buri wese amufata akamujyana iwe, bakamujyana muri duka, bakamujyana mu kazi, ngo ni Yesu ahubwo twese dukwira, ntagire umucyo urundi. Yari hana bari n'iwawe, abari mu rugo, abari mu kazi, ngo ni Yesu waje mu muzindi mbaraga. Abarokore mwese mwaje muri amateraniro, reka mbingingi, kandi ibi bintu nasanze bikora, ibintu mabwira nasanze bikora. Ikintu cyatubayeho, umwuka wera hajye twawutekereza nk'ikintu. Umwuka wera nk'ikintu, ntitwawutekereza nk'umuntu. Umwuka wera arumva, agira amatwi. Mwamuzi kagira amatwi? Mwamuzi ko umwuka wera agira amatwi? N'ubu ngubu kandi n'ahangaha arahari. Kandi yahari, ubwo yahari na se wa Yesu abagize gute? Na Yesu abagize gute? Presence ni iki? Ni umwuka. Umwuka wera akagira amaso, akareba, yarangiza akavuga, yarangiza gatekereza, yarangiza agakora, agira n'amarangamutima akomereka. Ngo umwuka wera ajya komereka se, komereka mu mutima. Hagagira igisebe cyo ku mubiri, ariko ajya komereka mu mutima. Birikavuga ngo ntimugateze iki? Agahinda. Umwuka w'iki? Agahinda murakazi. Ngo ntimugateza agahinda umwuka w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso. Bigaragara ko umwuka wera gute? Akomereka. Noneho rero niwe abantu mwese muri aha twahawe umwuka wera wo kubana natwe ibihe bingahe? Byose. Ahantu hehe? Hose. Ku bantu bangahe? Bose. Turangije tuwita umwuka mu rusengero. Tuwita umwuka mu rusengero, umwuka wo kuvuga mu ndimi no guhanura. Reka. Zira ni impano z'umwuka. Utandukanye impano, utandukanye n'umwuka. Umwuka ni kimwe, n'impano ni ikindi. Ntago ari ibintu bivanze. Impano Satani yazigana, ariko imbuto z'umwuka ntago yazigana. Icyo tuza gusorezaho dusenga, ndaza kubifuriza kubana n'iki
n'umwuka wera. Reka nsome ijambo ry'Imana rindi. Hari abantu bagiye kujya mu kazi birumvikana, ariko reka nugere nsome ijambo ry'Imana. Ariko tugiye gusoreza uburyo umuntu abana n'umwuka wera. Uburyo umuntu abana n'umwuka wera. Umwuka wera si ikintu, si ukuntu. Umwuka wera ni Imana bwite, ibabara, irakara, yishima, ikora. Iyo usomye 15 mu byakuntumwa haranditse ijambo muze kumfasha mwumva ukuntu riryoshye. Ibyakozwe 15:28 haranditse ngo ninde wahabonye? Peter ufite mikrofone ngo hansomere 15:28 hasome ibyakozwe 15:28. nawe ufite ikibazo cyo reka dusome ibyakozwe 15:28. hari ijambo rivuga ngo umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye: kwirinda inyama ziterekerejwe, ibishushanyo bisengwa, n'amaraso n'ibinizwe, no gusambana. Ibyo ni mubyirinda muzaba mukoze neza, nuko murabeho. Ntangire 28. Umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye: kwirinda inyama ziterekerejwe, ibishushanyo bisengwa, n'amaraso n'ibinizwe, no gusambana. Ibyo ni mubyirinda muzaba mukoze neza, nuko murabeho. Akantu nari nkeneyemo umwuka wera hamwe natwe. Ushobora kuvuga ngo umwuka wera hamwe nanjye, ariko mwakumvise hari abize igifaransa hari ikintu bita conjonction. Conjonction ni ijambo rihuza amagambo abiri. Iryo jambo rihuza amagambo abiri ni kuvuga ngo haro Paulo geze avuga ngo Paulo na Timoteyo, Paul et Timote, Paulo na Timoteyo baba bashyize kuri meme pied d'égalité, babangana. Baravuze ngo umwuka wera hamwe natwe. Ariko wigeze utekereza iryo jambo umwuka wera hamwe nanjye? Mbese ntabwo ni umwuka wera hamwe nanjye, ahita avuga ngo bande umwuka wera hamwe natwe. Bari banda abantu bari abayobozi b'itorero rya mbere, bari baranze kuzakora ikintu batabajije uwahawe itorero. Bari bagiye mu nama, akababwira barakora hari ibintu Yesu yasize atavuze. Hari amashapitire atanigishije. Intumwa za Yesu zari zifite ibintu bitanu zari zarize. Bari abasaza, bari abanyegalilaya ahantu hataba amateka meza, nta kiva cya Nazareti, bize batagira notebook ahantu bandika, kandi yari bisaza bibera mu mazi, bakabigisha naho bandika, ubundi bakabyibagirwa, batinya n'abaroma. Yesu agiye kugenda avuga ati nubwo mumeze mutyo ndabizi pe, nzi intege nke zanyu, nzi amateka yanyu, ariko ntacyo bintwaye. Kamabwire mwese uko muri hano ntacyo bitwaye Imana, uko mumeze ntacyo bitwaye. Ikibazo cyonyine niko mwanze umwuka wera. Uko umeze, aho uvuka, uko usa, amateka yawe, nta kibazo Imana ifite. Uko yagukoresha irabizi, abameze nkawe yarabakoresheje. Ikibazo ni imibanire yawe n'iki n'umwuka wera. Uburyo ubana n'umwuka wera wahawe, umeze nk'uwashingiye umukobwa ukamuta, umeze nk'aho Imana yagushingiye urugo ukarusenya. Buri mwuka wera yashingiwe itorero, yahawe itorero, babana nk'umugabo n'umugore, babana umunsi ku munsi, ntacyo bahishanya. Umwuka aratonje turamwirukana, agira agahinda, arigendera, arababara. Ariko aba bantu, izi ntumwa za Yesu zo zari zaravuze ziti ntacyo twakwishoborera,
reka twifashishe undi mufasha. Hari ibyo yabigishije ntabwo bari bakibyibuka, bari barabyibagiwe ko ntaho bandikaga. Reba nawe ibintu wibagiwe ukuntu bingana, ufite n'amakarama n'amatelefone n'amarikodi. Za rikoda urazifite ariko warabyibagiwe, ntaho bandikaga. Ariko igikomeye, hari chapitre Yesu atigeze yigisha. Abantu mwize hari gemwe bavuga ati chapitre muzayiga mu mwaka ukurikiraho. Hari ibintu Yesu atigeze yigisha, iyo misiyo ayisigira umwuka wera. Abatayemerera umwuka ngo bakorane, iyo chapitre ntayo bize. Ndashaka kubabwira ko umwuka wera hari chapitre Yesu yamusigiye azigisha, azakwigisha ngo azakubwira ibyenda kubaho, azajya kushakira amakuru akunekere, najya mu ijuru ku Mana ibyo bavuga kuzanire. Niyo mpamvu tujya twicara, ukicarira hano ijuru rikakwigaho mu nama udahari. Umwuka kubera ko ari avoka wanjye ajya ndebera, arahambera akaza akambwira atumva Manuel mfite amakuru nkuye mu ijuru, yashyira mu mufuku yagendane. Nahawe umwuka ngajya amenyera amakuru, njyame sinzire kuko afite amakuru. Kandi ni inama ya Satani iteranye, umwuka ashinga y'amatwi akambwira ati imbere yawe ndabona impanuka, ndabona urupfu. Umwuka ngirayo. Iyo twanze umwuka tubura amakuru tureba. Iyo twanze umwuka wera tunanirwa kumenya amakuru atureba. Umva kandi barokore mukwiye kumenya. Yesu ashimwe. Ndacyavuga akamaro ko twebwe n'umwuka wera. Njyewe n'umwuka wera. Nje n'umwuka wera. Kamabwira kantu iyo chapitre nshaka ayumvugaho. Mwese uko muri hano nta muntu usa n'undi. Uko tudasa mu maso, uko tudakunda ibintu bimwe, tidutaye kimwe, tidukunda ibintu bimwe, ariko bifite n'imvano. Imana ijya kure mu muntu ntiyamuremye nkuko banema amatafari. Amatafari bakora foroma imwe, bakajya bakora rimwe ringana n'irindi. Iforoma Imana yandemyemo ngiye Manuel, ako kanya yisi ishwanyaguza iremamwo yawe. Iranje gukorema irashwanyaguza irimi yundi. Ntawe usa n'undi rero. Buri wese ni unique uri kinege. Muri Yesu ni kinege. Wirinde kujya mu kigara cy'abandi bantu. Umuntu wese n'imbere y'Imana zigira yisobanure. Uri kinege, uri wenyine. Wavutse wenyine, uzavina wenyine, udusobanura wenyine. Kubera ko uri wenyine rero, umwuka wera yakwandikiye kire murayizi, regime murayumva. Hari abantu batarya umunyu baraha, ntimuhari. Umunyu si mubi, ariko wowe barawukubujije. Urimo gutega amatwi mukabyumva. Hari umutajya unywa sitoro hano, yayinyweye sinzi ukuntu amererwa. Hari utanywa coca, hari utanywa sprite. N'uruganda rukora ibinyobwa bidasindisha rwatoranyije ibintu byinshi kujya kuza ati Peter ufata gake. Umwuka wera rero kintu dukorera rero, buri wese azi akamubasha nakatamugiraho iki hingaruka. Buri umwuka wera buri wese amuhakiwe. Iyo muvuze ngo twese turasenga, no oya, kareka ngo byose no gusenga, urabeshya. Abeshya kutubeshya. Umva burarirwa yakoze sprite, ishyiraho coca, ishyiraho orange, ishyiraho tonic na bya bindi bindi. Barakwaje bakoze ati ufata gake, ati kandebe orange atereka reka, sprite atereka da, tonic atereka ntacyo nkanyihera amazi. Warabyumva? Niyo mpamvu udakwiye kuvuga ngo n'abandi barabikora, ngo n'abandi barabikora, n'abandi barabirya. Uzarya urusenda n'abandi bararurya. Uko utoranya ibiryo niyo mubona mumaze kuba abasirimu bakora bife. Uzi impamvu bavana hakurya iriya ibiryo bikagira iriya byose se wabimara.
hari bitaruka rero ukagenda byose ndabyemerewe ariko ibigira akamaro umwuka wera mu bintu y'amarira umurokore nuko aguha chapitre yawe kureba akwandikira regime yawe itakugeraho igiki nk'ikibazo muzitegereza Yohana mubatiza Imana kubera inshingano yari afite kubera inshingano Yohana mubatiza yari afite zo kuzana ububyutse mu Isiraheli Imana yabwiye nyina ngo umva madamu umva Elizabeth ati karame ugiye kubyara umwana ariko komande yakoriwe mu ijuru ntago uretse guha amakuru ako umwana n'ubundi twasanze byararangiye izina yitwa Yohana n'izina bari barizanye ni umukobwa n'umuhungu atekareka ni umuhungu ndasabwa iki se uve ku nzoga wasanga arakanywaga kuko kuyimubuza agomba kuba yaragasomaga wena ntasinde none saba kubuza ntabwo nzi ibyo yanywaga ngo ntuzawe igisindisha agomba kuba kari kemewe hari ibintu idini ishobora kubemerera ariko umwuka wera wowe nk'ikinege nyine cy'Imana akaba ati désormais ndakwiyamye ntuza mugisindisha none se namara kuvuka rero agicuka ahantu azarererwa ni mu butayu kurya se ni regime ni kuvuga ubuki ubuki si izina rusange ubuki ariko ubuki bugira amoko menshi ubuki bw'iki bw'ubuhura azambara iki se nta gupfa kwambara azambara umwambaro ukozwe muri tisi mu ruhu ariko rw'iki rw'ingami hariho n'urw'inka none se gusokoza icyuma kizamukore kuki ku musasi ibyo bintu murumva atari regime uko asokoza ko yambara nuko arya yawumvira umwuka w'izurukundo nta soni uzagira yawumvira umwuka yawumvira umwuka w'izurukundo nta soni uzagira yavuga ngo abandi bana ngo siko barya ngo abandi ararararara yari afite chapitre ye umurokore wese uraha yagombye kumenya ko uri ikinege Imana yagukuye iwanyu ibishaka iguha amabwiriza ugenderaho uzirinde kugendera mu kigare cy'abandi n'iy'abandi baba babyemerewe ariko wowe bwa n'amatorero ni komera itorero ryacu rya Pentecote harimo abashyitsi muri hano muri hangane hano harimo amatorero atandukanye mwaje gusenga tugira umuhamagaro wacu dufite umuhamagaro n'inshingano na mission ziri specifique dufite abarokore ibintu mu byumve neza Baramu yashatse kutuvuma Baramu yigeze ashaka ahabwa ikiraka yatsindiye isoko cyo kutuvuma Baramu yatsindiye isoko ryo kuvuma abarokore ba mbere bayobowe na Mose baramubwira bati ko uwuvuma ye byemera wabamvumiye Imana amubwira ati iramubwira ati mva bikakurya amafaranga y'abandi ntabwo bavu ngo n'ubwoko butura ukwabwo ntibazabarwa mu banyamahanga urimo wumva umuntu umenya umuhamagaro wawe aramubwira ati teka tugerageze turebe ko bavumika bajya ku musozi biranga
bajya kundi biranga ati ko kubura ngo bavume nkabona ahubwo kubasabira umugisha ati singira kubivuga ati Imana yambwiye ngo nyengende amagambo izagiye yampa singira kubivuga ni yabahamagaye baramarangije abwira baracya tumva rero nzi gishobora barokore ndakizi nzi ikintu wabakorera imivumo ikabafata nta n'uyisabye amugira inama yo kwivanga n'abandi nuko rero avuga ati bose barasenga bahamagara abamowabu rero abamowabukazi abamowabu bakomoka mu rubyaro rwo kwa Loti wabyaranye n'abakobwa be bagenda bahina rero abarundi babyita guhina abantu bavuye i Burundi yavuze ngo umuntu ngarahena mu kirundi guhena ni igiki niko mubyita iwanyu no kwambara utikwije mu kirundi babyita guhena ni ikirundi mujya muri dictionnaire z'i Burundi mureba handitse guhena noro mureba icyo bisobanura bari bafite rero abakobwa n'abagore bahena bafata abarokore bo mu Israeli bari bati mujye mu gitaramo mwese muvange baravanze rero bivanze abarokore bacu barega intege z'abamowabu kazi bataka abakobwa ni wacu babayora n'abagore baradutse barasambanye wa muvumo baramu yavuze mugiga iraje irabamaza fene yasabonye bishitse afata icumu akubita umusiraheri n'indaya y'umuwabu mugigira hagarara umunsi kamabwira bene data iyo umuntu agiye kugwa agiye kuva mu byizerwa aravuga ati n'abandi barasenga byose ni Imana uretse n'uwo muririmbana n'uwo muhagararana n'uwo mukorana ashobora kuba atajya mu ijuru kandi muhagararanye ahantu hamwe wowe ni ujyayo jyayo nyine kuko ntushobora kumenya ngo ni wajyayo ashobora kuba n'urukungu rwaje kwifatanya nawe ibintu by'uburokora ni prive n'ibintu byawe reka kwifatanya n'abatizera mudahuye imivumo niyo mpamvu ifata abarokore ngo karande gufata iti yagufashe iti uzi impamvu yagufashe na ahantu uri ntabwo wageze kure mu Mana uzi ukuntu Yesu yavuze ngo intama zanjye ndazizi nazo ziranze ngo azimpaye urusha bose ki amaboko tabasha kuzivuvunura hehe mu kiganza cyanjye ni gute wabura umuntu w'Imana karande kagufata haraho utageze buriya mu Mana n'urugendo ukizwa ntago ari amateka ukizwa n'urugendo ntabwo nshaka gutinda ndashaka gusenga ariko ndashaka kubabwira ngo ibintu byakunaniye reka mbivuge mu mazina yabyo niba hari umuntu ufite ikintu cyamunaniye ni ukuri wenyine ariko yuza kuba warabanye n'umwuka wera ntibyari kukunanira ndakwereka ijambo ribishyigikira nakubwiye ko itorero rya mbere ryari rigiye gukora inama yo kwinjiza abanyamahanga mu itorero bagiye gusenga umwuka arababwira ati reka mbagira inama abagira inama bakora inama n'umwuka wera bakoze inama n'umwuka wera bati umwuka wera uri hano inama turi gukora kandi abarokore bagiye gusenga basenga tubeshye ikintu kituma byanga turabeshya iyo tujya gutangira nk'inama niyo yaba ari inama y'ibinyoma no guhemukira nk'umuntu n'ubugambanyi tutubane dusenga Imana mbere ko dutangira ariko tukabivuga dufite igikota kiri hafi aho ngaho cyo kuza kumwicisha tuti Imana ubane natwe ariko tumutima tuti nuko tubivuze ni umuhango ntitugukeneye hari abantu bagiye mu nama noneho bagiye mu nama batonganiramo ariko barabarokore bamaze gutongana ibiryo biraza saa sita bagomba kwiyakira abarokore kubera uburyarya n'umundi mujye muriraho mudasenze mujye mwirira ko murasenga reka mujye mwirira noneho rero batonganye barwanye barangira ati dusenge umwe aravuga ati Imana tutabanye mu nama ije mu biryo nimwirire itabishe n'umuntu ntibica nimwirire ashaka kwerekana ko ngo ubwoko bushimisha iki iminwa imitima yabo ikamba kure abarokora birukanye umwuka wera bamwirukana niwe bahawe ariwe marene w'itorero marene umwuka wera ni marene w'itorero marene ntabwo mumuzi afuhira umugeni mu bintu marene akora afuhira umugeni kubera iki abagomba amugeza mu cyumba cy'umusore
abandi bose barataha, ba nyina na base n'abande. Marene aramujyana akamugeza mu cyumba cy'umusore. Uyu mwuka wera niwe uzajyana itorero akaruhuza na Yesu. Niwe marene. Niyo mpamvu itorero rifuhira kubera ko yarihawe, yariragijwe. Mushaka gusoma inkuru yuko ari marene, mudasome 24 mu gitangiriro, mubone ukuntu Aburahamu yatumye igisonga cye gusabira umugeni. Iyo nkuru Aburahamu ntiyagiye gusaba, Isaka ntiyagiye gusaba, batumye igisonga kijya gushaka umugeni kimuzana Isaka. Umwuka wera niwe wahawe itorero ngo rihuze nande na Kristo. None mwaramwirukanye. Urukana umwuka wera. Kandi umwuka wera mwese ko muri hano, umwuka wera niwe wabazanye hano. Umwuka w'Imana niwo wakuzanye agatuma wirirwa hano. Hari abasabye konje, hari abaretse akazi, ariko ikibazo sucyo ubana gute n'umwuka wera. Umwuka wera arakuyobora. Ese cyangwa mwarashwanye afite agahinda. Ndashaka kubabwira ko umwuka wera nta kibusimbura. Ni mwarimu, n'umujyanama wacu. No ikindi kinahari na bya biri byabananiye nuko muri mwenyine. Ndashaka kubabwira iri jambo, wowe n'umwuka wera nta cyatunanira. Itorero n'umwuka wera, abandi bafatanya bikorwa bose byabananira, byarabananiye, bizabananira keretse umwuka wera. Imana yabwiye Zerubabeli mu bice 4 muri Zekariya 6 ngo si kubw'amaboko, si kubw'iki, ni kubw'umwuka wanjye. Abanyetorero ntimwabimenye, twahawe umufasha, twahawe support, twahawe ikoranabuhanga. Ubu ngubu Israel iri gutera Irani, hagati ya Irani na Israel harimo igihugu cyitwa Yorodani, bari gutera ibisasu bikagerayo. Imana yaduhaye kurasa twicaye ahantu hamwe, dukoresheje amavi tugasenga, dutesha agaciro amasengesho, dutesha agaciro kwiyeza, dutesha agaciro kwiriza ubusa. Umwuka w'Imana gahinda rigendera. Nta cyakunanira hamwe n'iki n'umwuka wera. Nta rugo rwananira umugabo hamwe nande n'umwuka wera. Nta mugore urugo rwananira hamwe n'iki n'umwuka wera. Niyo mpamvu intumwa za Yesu yavuze ngo kuba mutarize ndabizi, kuba mufite amateka y'abanyegara ndabizi, ariko ngiye kubaha undi mufasha. Umwuka amaze kuza kuri Pentecote rero, babanyabwoba rero, babandi badashoboye. Petero wa munyabwoba ahagaze muri Yerusalemu hejuru ngo bagabo bene data, uwo mwisha mukamubamba n'ukoze ibingibi mureba. Ngo baravuga ngo uko tuzi ko ari abaswa kandi batize. Mwarahasomye, nawe warahasomye mushumba, ko tuzi ko ari abaswa kandi batize. Ibaze ko utarize kugizwa abantu bose babimenye. Ubu bwenge n'izi mbaraga bazikuye he? Bibuka ko babanaga nande? Kugendana na Yesu nibanga rihamba. Kugendana na Yesu nibanga